Nshuti namwe vare mwese duhorana kuri Studio Umutware nongeye kubasuhuza. Nigiye wese ngera nkabo bikorwa Freeman turi kuganira muri uyu mwanya. Nkaba ngira ngo mwese mbahe ikaze neza no kuri Studio Umutware kandi ngira ngo mabwire nte muze mwisange aho muri hose kabisa. Ndagira ngo rero mbibutse nti kuri mwebwe mukiza ku nsho ya mbere mwebwe kwiyandikisha mukande hano hasi handitse subscribe, share, follow, like ndetse no kuri inzogera. Kubera iki? Kugira ngo igihe cyose tumaze kubategurira inkuru cyangwa se nibiganiro bitandukanye cyangwa se n'igihe turi kuganira live cyangwa indirect muze duhuze ibiganiro, muze dusangire ijambo aho muri hose ku isi. Ndagira ngo kandi mbabwire ni kuri mwebwe mukiza ku nshuro ya mbere namwe mubimenyereye igihe cyose mumbana hano imbere ya kamera cyangwa se ndi inyuma ya kamera, nje ndi ukuri, nje ndi urukundo kandi nje ndi n'icyizere. Nkaba nkomeje kubabwira nti ibi ngibi mubikoreshe nk'umunzani mupima ibyo tuganira namwe, mupima amagambo tubaha, ubumenyi tubasangiza, information tubaha zose mubipime cyane cyane mureko bifite ukuri, bibubaka nta naho bigotamye cyangwa se bihotamye. Aho mubona hose bihotamye muhite muducyaha hakiri kare, mudukosore hakiri kare kuko ntago turabere, mudufashe twongere tujye ku murongo nyawo. Kandi aho mubona turi kubikora neza bifite ukuri, muduhe imbaraga, mudutere inkunga, dukomeze kubagezaho nk'ibindi nkabyo. Kubw'ibyo rero nkaba ngira ngo uyu munsi tujye mu kiganiro cyacu twabateguriye cy'uyu munsi. Iki kiganiro nkaba nakita reka nkoresha amagambo atabakanga, ayo nashaka gukoresha ngiye kwehindura kugira ngo ntabatera ubwoba cyane mwebwe young people. Ibi ngibi nabyita nkoresha amagambo yoroshye, akamaro k'itangazamakuru no kureba itangazamakuru nk'intwaro ikomeye. Cyo ni icyambere. Cya kabiri noneho uburyo urwangano ruri kubibwa mu banyarwanda ku buryo burimo imbaraga nyinshi, kandi ngira ngo mbabwire nti mukanguke, mubihe amaso, mwirinde kuko ibintu birakomeye. So mutero Freeman, ibi ni ibiki? Uyu munsi muri kumbona hano imbere ya televiziyo, kuri bamwe, abandi hano kuri za YouTube, abandi kuri social media, ibintu nk'ibyo ngibyo. Kwicara nkagurutya nkabavugisha, turi gusangira ubumenyi. Iyi ni intwaro imwe ikomeye ikoreshwa mu kugira ngo umuntu acuruze igitekerezo, abantu bacuruze ibitekerezo. Twese turi abacuruzi. Uri umucuruzi waba uri kuri televiziyo cyangwa se uganira n'umuntu. Ubu ni uburyo tugenda dutanga ibitekerezo byo hirya no hino. Noneho rero uyu munsi hari iri tangazamakuru uburyo rishobora kubagirira nabi. Cyane cyane ngiye kuvuga kuri mwebwe rubyiruko, nkunda kubibandaho cyane. Iki kiganiro ni icyanyu cyane uyu munsi. Namwe ba papa na ba mama, ba sogokuru na ba nyogokuru, ba sogokuruza na ba nyogokuruza, namwe ntago mbibagiwe, dusangira ijambo. Ariko cyane rubyiruko, uyu munsi hari ikinyamakuru cyitwa Igihe kiri gukorera mu Rwanda. Iki kinyamakuru cyasohoye inkuru ku itariki ya 7 Gicurasi 2020 ivuga ngo menya igisekuru gishya cy'abari mu mugambi wo gupfobya no guhakana jenoside yakorewe Abatutsi. Muri kumva uwo mutwe? Rubyiruko, hari ikinyamakuru cyitwa Kangura cyadogeje ibintu mu gihe cy'itsembatsemba ryakorewe abavandimwe b'Abanyarwanda bo mu bwoko bw'Abatutsi. Icyo kinyamakuru cyakoze umurimo ukomeye. Nta nubwo ari bonyine bapfuye, abandi bavandimwe bo mu bwoko bw'Abahutu n'Abatwa nabo barapfuye benshi kubera ubumenyi basomaga butandukanye. Uyu munsi rero icyo kinyamakuru kiryozwa ubwanditsi cyakoze uyu munsi kubera ko imbaga z'abantu zahashiriye
kubera ko zakurikiye amabwiriza cyangwa se ubumenyi bwagiye butangwa. So igihe rero nacyo iki kinyamakuru cyitwa Igihe ndi kukibona nkabona ari Kangura yahinduye izina. Muti kubera iki? Bagize gutya bahuta bafashe inkuru bayiduterekaho. Murebe ukuntu babyanditse, nta namwe inkuru ifite nyirayo. Nkuko uyu munsi bindi kubabwira ari ngewe uzabibazwa nimushaka kubinshinja. Nta munyamakuru wanditse iyi nkuru arahari, ariko ntagashaka kwimenyekanisha. Kubera iki? Kuko birimo ingengabitekerezo za jenoside, birimo ibintu bibi bari gushaka kugira ngo batwinjize mu mutwe rubyiruko. Murebe uyu mutwe ukuntu utangira ngo menya igisekuru gishya cy'abari mu mugambi wo gupfobya no guhakana jenoside yakorewe Abatutsi. Nk'ubu ngubu iyo abari Kangura muri gusoma uyu munsi, ntimwari kwisomera munsi y'igitanda. Kubera iki? Kubera ko uyu munsi Kangura iri mu majwi, iri mu bucamanza kubera ibintu bagiye bandika byagize ingaruka mbi. Igihe nk'ikinyamakuru ni Kangura nayo uyu munsi, nkurikije ibintu iri kwandika n'uburemere bwabyo, bafashe aba bana, bari kuvuga abana bo mu rungano rwanjye, mu rungano rwawe, bafite imyaka mitoya mike, bagahuza ubwana bwacu uko tumeze na ba papa bacu, ba sogokuru bacu, ba nyogokuru bacu, ibisekuru byacu, bakadushyira hamwe. Muri kumva? Kugira ngo bavuge ko turi gupfobya jenoside. Ahangaha ntabwo izina ryanjye ririmo, ariko ndi kwiyumvamo nk'urungano rw'aba basore n'inkumi muri kuvuga, mwebwe abo mu gihe. Nk'uko Kangura yagiye ikoresha inyandiko zayo mu kurwanisha abanyarwanda, namwe muri kugira ngo abanyarwanda uyu munsi barwane, cyane cyane uru rubyiruko. Ni nayo mpamvu mwebwe rubyiruko ngira ngo tubiganireho ibi. So bagirize gutya, barafashe aba bana benshi, ariko nta nubwo ari n'abana, tumaze gukura, ndakuze, ariko turi mu kigero kimwe n'aba bose. Kimwe nk'uko muri za 20 kugera muri za 40 niko nabyita, cyangwa se hejuru gatoya. Aba nibo igihe kiri kuvuga, ni mwebwe bari kuvuga ngo dufite ingengabitekerezo zo gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi. Igihe uri gushinja nk'uri gukorera ribe kugira ngo wihanukire wandike ibi ngibi, uri kubivana hehe? Ushobora kuza kubihagararaho noneho mu rukiko kugira ngo udushyire ahagaragara nk'urubyiruko ko turi gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi. So kuri mwebwe mutarayisoma, iyi nyandiko iteye isoni n'agahinda, iteye n'akababaro. Gufata urubyiruko bakagenda bakajya kwiga ba se na ba nyina, bakareba ibintu byose babanditseho, bari kubandikaho, noneho bakabivana kuri ba se na ba nyina, ba sogokuru na ba sogokuruza, cyangwa se ba sogokuruza, noneho bakabitugerekaho ngabo nibo turi bo. Ikinyamakuru gikorera ku mugaragaro, leta iri kureba, CNLG iri kureba, CNLG nk'iyi nyandiko urabona tuzuye ingengabitekerezo ya jenoside, ikaba ari imwe mu nshingano ufite wowe nka CNLG yo kurwanya abantu na organization zose zifite ingengabitekerezo za jenoside. Iki kinyamakuru cyitwa Igihe ni Kangura y'uyu munsi, kubera ko iri kubiba urwangano rukomeye mu banyarwanda. Nk'aba bana, aba bahungu n'aba bakobwa, wowe Kangura cyangwa se Igihe wafashe uyu mwanya wo kubandika, noneho ukavuga ngo iki ni igisekuru cy'abandi baje kwica abandi banyarwanda, gupfobya jenoside. Nta soni koko. Miliyoni zirenga 14 z'abanyarwanda ziri kuza gusoma, zizasoma ibi ngibi. Kubera ibyo rero, rubyiruko, uyu munsi mugomba gukoresha uyu mutwe wanyu. Kangura yakoze akazi kayo muri 1994. Iki kinyamakuru nacyo kiri gukora akazi kabyo uyu munsi. Ikibazo noneho leta y'u Rwanda iri gukora ikiri kubona ikinyamakuru nk'iki ngiki gisoreza inyandiko zimeze gutya.
yirirwa ivuga ngo iri kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside. Komisiyo irwanya jenoside, uri gukora icyo ubona iyi nyandiko yanditswe uyu munsi? Reka nzarebe ko muzabajyana mu rukiko. Rubyiruko murebereho, murebe, mujye kuri interinete, mushake, mutapemo ijambo kangura, mufate, hari ibinyamakuru byinshi bihari, mufate icyo ari cyo cyose mugisome, mufate n'inyandiko zandikwa hano ku Gihe, muzishyire ku ruhande rumwe, noneho na kangura ku rundi ruhande, murebe nimba harimo itandukanyirizo. Itandukanyirizo ni amazina gusa. Aha ni Igihe, ahandi ni Kangura. Aha ngaha nta banyamakuru bahari, ahandi hari abanyamakuru. Bivuga iki? Igihe nta nubwo gifite n'ubutwari bwo kwiyerekana abo bari bo, kugira ngo umunyamakuru wanditse inkuru nk'iyi tugire uwo tubibaza, ariko tuzi n'uwo tugomba kubibaza. Nabyo burya ntimugire ngo ntitubazi. Kuri mwebwe ariko rubyiruko mutabizi, igihe cyose ikinyamakuru cyavanyemo amazina y'abanyamakuru bakoze inyandiko, uhagarariye ikinyamakuru ariwe bita chief editor agomba kubazwa ibiba byanditswe. Mushobora kumujyana mu rukiko, cyane cyane mwebwe muri ibi bihugu byose, mumenye imbaraga mufite, mumenye ububasha mufite. So nkomeje rero, nabisomye, cyokora nabonye byari komedi, ariko komedi iri mu rwangano pire, iri mu rwangano cyane. Bajya kuvuga, nta hantu na hamwe nigeze mbona bari kuvuga ukuntu aba basore n'inkumi bapfobya jenoside, cyangwa se bari gushaka kugira nabi abandi bavandimwe bo mu bwoko bw'Abatutsi, kuko ari bo bari kwibandaho. Nta na hamwe biri. Ahubwo icyo nabonye ni uburyo bagiye batwereka icyo abandi bo mu miryango yabo bakora cyangwa bakoze. Ngira ngo nkubazeho nk'ikinyamakuru, ubundi ko itegeko nshinga ritubwira ngo buri muntu abazwa icyaha cye, kuza udutesha umwanya ujya kuvuga ibi byaha nabyo wowe udafite ububasha bwo kugira uwo ushinja, ariko kubona wabyanditse kugira ngo ufate ibyo byaha ubitwitirire nk'urubyiruko. Uzi amategeko uyu munsi mwarenzeho yo mu itegeko nshinga ry'igihugu cy'u Rwanda, amategeko mugomba guhanirwa igihe ni cyiza. Uyu munsi bashobora kuba babafatiye ikibaba cyangwa se bari kubaproteja, ariko ejo hazaza muzaba muri mu ntebe mwe nk'iyo Kangura arimo. Rubyiruko, abangaba mubamenye, n'ibindi binyamakuru nkabyo, kuko uyu munsi ntago bari gukorera igihugu, bari kugisenya. Bari kugisenya. Ibi tutabivugiye mu matamatama. Nimba bafite ikirego kuri jewe, kuri aba basore n'inkumi, nibakishyire bagishyire mu bucamanza. Naho kujya kwandika gutya, ibi ngibi nibyo biza nibi bari kwita ngo ni za confusion, gushyushya imitwe nk'uko Kangura yabikoze, ubundi abantu bakagirana nabi. Namwe nibyo mushaka uyu munsi ko biba. Ndagira ngo mbabaze rero, ngiye mbabwire nti rubyiruko, uyu munsi dukeneye guhaguruka tukarwanya ibinyamakuru nk'Igihe, nk'uko Kangura iri kurwanywa uyu munsi. Umuntu wese ufata umwanya akabeba urwangano nk'uru nguru, barahari benshi cyokora dukeneye kubarwanya, ariko noneho kubarwanya kurusha imbaraga bo bafite uyu munsi. Ntimugire ngo ibi ntago natwe ntago ibi ngibi byatunanira kujya gushaka umwirondoro w'umuntu uwo ari we wese. By the way, mbabwire nti nta munyarwanda n'umwe twabigambiriye tutabona uri we n'ibisekuruza byanyu. Ubu ni ubumenyi buhari, ubumenyi buhari, ahubwo ubu ngubu ubona hari kurusha uko ubu ngubu mwabubonye. Ibi byose nta mbaraga zirimo usibye gushaka gusenya imitima y'Abanyarwanda. Ibi ntabwo byatunanira gufata ibisekuruza. Reka mbaye nk'urugero, nk'uyu munsi
ufashe ibisekuruza by'abami n'abamikazi bayoboye u Rwanda mu gihe cy'uburetwa, bishe abanyarwanda b'ingeri zose. Noneho reka ndenzo nkavuga nti bishe abanyarwanda b'abahutu kuko bari abaretwa, hari n'abatutsi bari abaretwa. Noneho uyu munsi tukamanura ibisekuruza byabo mpaka ku bana uyu munsi bari mu rungano rwacu. Noneho tukavuga ngo muri abicanye, dore ibyo iwanyu bakoze muri za 40 za 50 za 20 za 10 na nyuma yaho ngaho. Murumva ibyo ngibyo ukuntu bimeze. Reka noneho sinajye kure mu bami, reka noneho tujye mu bayobozi b'igihugu uyu munsi, uhereye kuri perezida w'igihugu kugera kuri sibo bafite imiryango. Uyu munsi dufite ububasha bwo kureba umwirondoro wabo bose n'imiryango yabo bose. Dushobora kubakorera no guhindura n'amazina nk'ibi ngibi iki kinyamakuru cy'igihe cyakoze, tukabashyiraho murebe aribo bagiyeho uyu munsi. Tugafata abana babo tukareba tuti baso n'abanyuko bakurikiranye impunzi z'abanyarwanda muri Kongo, abishwe uyu munsi batari babarwa, tuzi imibare yabo, ariko noneho turi gukusanya abantu bose bishwe. Nk'uko uyu munsi abanyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi bishwe bari gukusanywa, bakomejwe no gukusanya umunyarwanda wese wishwe, tugomba kumenya uwo ari we n'icyo yazize. Ababikoze bose tukabashyira ahagaragara, mwese muzabiryozwa. Ibyo ngibyo nabibizeza ko tuzabigeraho. Ariko noneho tukavuga tuti aba bana bose base na ba mama bari ku butegetsi, tugiye tujonjoro umwe, tukavuga tuti uri umwicanyi kubera ko papa wawe cyangwa mama wawe yishe abaturage, baba bari mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda. Urumva aho ngaho tuzagera hehe? Ko ntarabona igihe gifata aba bana ngo kibavugeho n'ingengabitekerezo za base na ba nyina. Mukeka yuko leta uyu munsi iriho muri 90 yitwa bari inyeshyamba, hari indi leta yari iriho. Umuntu wese wari uri kurwana guhera muri 90 kugera muri 94, uyu munsi twamwita umuteroriste, niko bari kumwita. Uyu munsi tumwita umuteroriste. Mu Rwanda bashoboraga kubita abateroriste. Uri kumva? Rubyiruko mwumve neza. Kubera umuntu wicaye ku ntebe afite ububasha bwo kukwita icyo ashaka kwese, ashobora no kukujyana mu bucamanza no gukora ibi n'ibindi. Mumenye rero noneho imbaraga uyu munsi dufite, ubushobozi dufite nk'abene gihugu. Ntimuzakangwe n'abantu bameze gutya, abakozi bakangura bihishe mu binyamakuru bitandukanye nk'igihe, baza kubiba urwangano muri mwebwe. Mugomba kubimenya hakiri kare. Mumenye n'abayobozi b'igihugu bari gukora imigambi nk'iyi ngiyi, kuko nibyo leta yavuyeho uyu munsi iri kuryozwa, bamwe mu bari bari muri iyo leta. Uyu munsi rero ntimujye ku ruhande rumwe mwibagiwe ko hari urundi ruhande rwari ruhari. Turi kumwe young people. Uyu munsi ni mwebwe mugomba kwitekerereza. Ibi binyamakuru birandika, turavuga twese, ariko noneho uyu munsi responsibility n'inshingano ni mwebwe ziza kugirirwaho zo kubireba. Ndabona ikiganiro kibaye kirekire, ariko ndagira ngo mbabwire nti uru ni urukozasoni ku kinyamakuru nk'igihe. Ntaho utandukanye na kangura. Iyi mirimo muri gukora iri gusenya abanyarwanda, ariko mwibuke yuko nk'uko kangura yagize igihe cyayo, namwe mufite igihe cyanyu uyu munsi nimutisubiraho. Kandi ntago muzavuga ngo mwarabihawe. Nk'uko babiryozwa namwe muzabiryozwa igihe nikigera. Mwaba mwatumwe cyangwa se mwitumwe ubwanyu, ibi ngibi muzabiryozwa haba mu Rwanda cyangwa se muri ibihugu bindi abanyarwanda bagiye barimo. Bibutse nti young people mufite uburenganzira bwo kubakurikirana, cyane cyane mwebwe mwanditswemo. Ntago nge cyo kura ndimo,
ariko ndi kwiyumvamo nk'urungano, ariko ntibyantangaza ejo noneho bagiye kunyandika ngo nanjye ndi gupfobya jenoside yakorewe abo bavandimwe b'Abatutsi. Mumenye young people aya mayeri, mumenye aba bantu n'iyi mirimo bari gukora ntabwo ari imirimo iberanye n'igihe turimo. Tugomba kubarwanya kubera ko nibo uyu munsi bari kubiba urwangano mu Banyarwanda. Abantu bameze gutya bose ntago dukwiye kubumva na gato. Dukwiye kubacyaha twihanukiriye kandi iminsi yanyirabaze. Kubw'ibyo rero nkaba ndi kugira ngo mbashimire mwese bari gukurikirana iki kiganiro, ngira ngo mbabwire nti muze duhure dusangire ijambo, mumbwire mwese icyo mutekereza kuri ibi baganiriyeho. Kuri mwebwe mutari mwabisoma, ndagira ngo muze no kubisoma. Sinzi nimba biza kubafasha, mubisome kugira ngo mubyige, kuko nje iyi nkuru nayisomye ndi kuyiga kugira ngo nyumve. Iki kinyamakuru cyagiye kuba umujije, umushinjacyaha, kijya kuba n'umucamanza, ntacyo kitakoze. Batandukiriye cyane. Nshimye ko babishyize mu nyandiko, kuko ibi ngibi ni ubuhamya mu rukiko. Rubyiruko mubimenye. Akaba ari nayo mpamvu banga no gushyiraho amazina yabo, ariko hari ababiryozwa. So umuntu ufata umwanya agafuta inkuru nk'iyi akayishyira ahagaragara, ariko akanga kuyishyira ahagaragara, mujye mwumenya nayo n'impamvu nawe ari kubikora. Nta cyiza abafitiye usibye urwangano. Umuntu udashobora kuza ahagaragara ngo ababwire ikimuriho nk'umugabo cyangwa umugore uhagaze, kugira ngo aho ari kubabwiza ibintu mwumva bidafite 12 mumukurikirane nk'uko ndi kubavugisha aka kanya. Mutangira abo bantu mubaveho, nta cyiza bafitiye. Mbabwije ukuri. Umuntu wese aje kubateza imbere, niyo yaza afite ibintu bigotamye, ntago turabere. Nicyo ntangira mbabwira. Nibura aje abire ko ari we. Nk'iki kinyamakuru, usibye kugira ngo muze gushyuha imitwe, abenshi muraza no kwishyuha, ndabasengera. Mumenye yuko abo bantu nta byiza bafitiye. Turi kumwe. Muze rero dusangire ijambo. Ndifuza ko tuzabiganiraho live muri iyi minsi. Tuzareba uburyo tuzahura n'aba bose, turemba twagira ikiganiro kiri live kugira ngo tubivugeho ibintu nk'ibi ngibi. Young people, muhaguruke. Uyu munsi ni abangaba, ejo nijye, ejo ni wowe. Ntitubahe umwanya n'umwe wo kudukanga. Turi abenegihugu, uru ni urwacu, ni igihugu cyacu. Turi n'abenegihugu muri ibihugu bindi. Ntimugire ubwoba, aba bantu nta kintu baza kubatwara. If anything, nibaza muri ibi bihugu murimo, mubakurikirane. Naho mu Rwanda, young people, muhaguruke, mukoreshe imbaraga n'ubushobozi mufite, mubajyane mu nkiko. Mubajyane mu nkiko, bakeneye kuba barimo. Kuko nibibanza kugira ngo abantu bicane, hongere hajyeho izindi za gacaca, natwe tuzaba noneho tukiguye. Tugomba kurwanya izi ngengabitekerezo za jenoside ziri kwandikwa muri ibi binyamakuru, nk'iki kinyamakuru cy'igihe. Njyewe ndi kwita Kangura 2.0. Tubagendere kure. Ariko mufate umwanya wo kubireba, mubyigeho. Mufate n'umwanya wo gusoma ikinyamakuru cyitwa Kangura, mukirebe. Murebe ukuntu ibintu bisa byose, usibye amazina. Iyi ni igihe, ikindi cyari Kangura. Aha nta banyamakuru ba nyir'ubwite. Kangura yo yagiye igira bagendaga bavuga abantu bari gukora izo nkuru. Turi kumwe. Nongere mbashimire, babwire nti kuri mwebwe mwese mukiza kuri iyi nshuro ya mbere, mwibuke kwiyandikisha mukanda hasi yanditse subscribe, share, follow, ndetse n'inzogera muri kandi kugira ngo muze dusangire ijambo. Ndabakunda cyane. Ibi ndi gukora, ndi kubikora ku mugaragaro kubera urukundo. Ndagira ngo mbabwire nti mushirike ubwoba rubyiruko. Tubiganireho, murakuze uyu munsi. Ni mwebwe muri mu buyobozi bw'igihugu.
ni mwebwe muri mu ntebe zifata imyanzuro, mumenye izo nshingano mufite. Ntimujye gukorera munsi y'igitanda kandi mufite ubushobozi n'ububasha. Ubwo ntago ari ubwene igihugu. Itegeko nshinga ribasaba ko muhagarara mwemye mukarirwanira nk'igihugu. Ni inshingano zacu twese. Abantu bose bari kugira ngo badushyiremo amacakubiri, tubarwanye bose. Uwo yaba ari wese, yaba ari perezida w'igihugu, minisitiri w'intebe, minisitiri kanaka, gutyo ukagera kuri mudugudu na sibo. Umuntu wese uba ufite ingengabitekerezo ya jenoside uri kutuzanamo amacakubiri, tugomba kumurwanya kubera ko nta cyiza atwifuriza cy'uyu munsi cyangwa se ejo hazaza. Turi kumwe. Nongere mbashimire, ni jyewe Singira nk'abo bikorwa Freeman hano kuri Studio Umutware. Mugire umunsi mwiza n'ijoro rihire kandi na weekend nziza kuri mwese. Nawe ubutaha.